etaje irayisoza none etaje wayihinduye nk'amarimbi wayihinduye nk'amarozi Imana ikubwira imodoka iyo modoka nawe irwa mutwara mindaya Topaya Cinema Imana yambwiye ngo ibyo byose urabikora ikakwihorera ariko Imana yambwiye ngo abantu mwongera muhindukira Uwiteka yambwiye ngo inzara iraje ikindi cya kabiri imisoro igiye kurira ni Maya Sireboka yambwiye ngo intumbi pfa kandi zishwa n'inzara mu gihe umwana rira nyina ntiyumve ndi wari uri mu bugongo hagiye kwigenza Imana irangije ibwira Aburahamu iramubwira ngo Aburahamu we va mu gihugu cy'iwanyu usiga ibigirwamana by'iwanyu kwate ujya mu gihugu nzakwereka nicyo nzaguhera mu mugisha iramubwira ngo nzogeza izina ryawe abantu bakeneye ko Imana ibogeza bari mu byaha ntabwo bishoboka birakwiye ngo Topaya Cinema ugira ibintu utandukane n'ubusinzi utandukane n'amahane utandukane no kuraguza utandukane no gucisha utandukane wasanga Imana wimitse ari ubusinzi wasanga Imana wimitse ari itabi wasanga Imana wimitse ari imiti wacishije ukoreraho ariko umva ukuntu abantu akaga kazi abantu Imana iteje mu gigirimbura ariko ikibabaje abantu bafashe amatwi bavuniramo ibiti mbese turavuga ngo niko byahoze ariko Yesu araje kureba k'abantu bo muri iyi minsi nikashiba babwiye yuko ijoro rikuze nikashiba babwiye ko bugiye gucya banyiranda bimenyereye ngo ibyo nibisanzwe akamenyero karaje inkware mu mutebwo ngo tugiye kwisama amazi yararenze inko haleluya Topanima efo erayasi abantu mugiye kwisama amazi yararenze inkombe yambwiye ngo abantu muve mu buzaha muve mu butinganyi muve mu businzi muve mu kuraguza muve mu Imana ifashe intara iragosoye Imana ifashe kayunguruzo irayunguruye hagiye kubaho umuntu wasenze hagiye kurya umuntu wasenze umujyi wa Kigali ugiye kubamo umuntu wasenze Topaya Cinema Imana yambwiye ngo inzara iraje pe nongere mbisubiremo aka kantu Imana yambwiye ngo inzara iraje irambwira ngo abantu bagiye kujya bayura uko wayura ugenda nuko wayura no ku butaka ngo ba mumeze mute abantu mwagenze mute ni iki gitumye mwirara ni iki gitumye mutukisha Imana ni iki gitumye musubiza Yesu ku musaraba subiza amaso inyuma urabaho Imana yagukuye cyara w'umukene usenga Imana Yes, tubahaye ikaze mwese mukurikiye Iramiro TV hanyuma no yabivuze TV nari ndizi kugira ngo nabivuge hanyuma tubahaye ikaze nyine amahoro y'Imana bane namwe aho muhereye ku mpera zose zitandukanye niba nyine mu gitondo gira igitondo cyiza niba nijoro gira ijoro ryiza hanyuma turavuze ngo impagaritse ubugingo bw'Imana bubazemo cyane mu izina rya Yesu hanyuma turabakunda ariko Yesu abakunda kuturusha nkuko mubyumvishe rero kuri aya macano kuri imiyoboro yombi turagarutse nanone twabwiye ko tutazabicisha irungu ahubwo tuzatugira igihe tukabatekerezaho tukagaruka tukaza tukabareba hanyuma imbere y'izi kamera nkuko mubibona imbere y'izi kamera tubafite umuntu w'umutumirwa cyangwa se umuntu w'umwana w'Imana ko ntago navuga ko ari umukozi ariko umwana burya akora mu rugo iwabo hanyuma rero reka tumakanya yibwire abantu badukurikiye wari we naho tuje aturuka hanyuma yibwira abantu mu izina rya Yesu ndabashuhuje abantu badukurikiye kuri no yabivuze TV Imana ibahereza umugisha ubwami bw'Imana ndi kubwira abantu ngo buratwaranirwa kandi intwane zibugishamo imbaraga yego hanyuma dushimira abantu bakanda subscribe share turavuze ngo imbaraga z'Imana zibane nabo mu izina rya Yesu amen hanyuma turagushimiye umuntu mugiye kubana n'uyu munsi niwe waje Imana niwe yadutumyeho cyangwa se niwe waje apfunyitse ibyo Imana yamutumye hanyuma turagira ngo ubanze usenga Imana mbere yuko twajya mu bindi bintu dusenge uri data wa twese mwiza uri Imana ikiranuka uri Imana yera
ufite ubutwari n'ubushobozi, ufite uko bigenza ibintu bikemera, ufite uko bigenza ibintu bigakunda. Ayiwe turasenze nyakubahwa Imana mu mbaraga z'umwuka wera, mu mbaraga twizera tukabona ubutsinzi, imbaraga twizera tukabona kubaho, imbaraga twizera tukabona mu buzima, mu izina rya Yesu Kristo. Turasenze turi ahangaha mwami kugira ngo udushyigikire iri jambo tugiye kuvuga, uriherekeze mwami, uzu twegere kurenza uko imyambaro twambaye twegereye, kandi turasenze ngo imitima igiye kuryumva nice mu gutwi ngo risokere mu kundi, yaba mwami yaba ijambo cyangwa ubuhanuzi, unyemerere bwubaka abantu bahindishwa umushyitsi n'ijambo ryawe. Topaya sinima efo edrome raya sire bone sansoma, ko kuri Imana igirwana igatsinda. Baravuze ngo icyubahiro nice nta wundi muzagisangira, niyo mpamvu tuvuze ngo mu isi no mu ijuru wubahwe ndetse amavi yose nagupfukamire, kuko uri data wa twese mwiza. Ni maya sire bone drome fo, namaze kumenya yuko nta yindi Mana ihwanye nawe. Niyo mpamvu dusenze kugira ngo kwizi kamera umanuka uzuhicare, umanuka uzushyigikire. Mwuka wera w'Imana akorere muri nze, mwuka wera w'Imana nkoresha iby'ubutwari, kandi unyemere mukunzi ibyo abantu mye kuvuga, sinongere cyangwa ngo ngabanye, ahubwo unyemerere unkoreshe, ko kuri data wa twese mwiza. Icyo dufashe ibintu ubwami bw'umedi n'ubuperesi, mu izina rya Yesu Kristo. Dayimoni uvunira abantu ibiti mu matwi, mu izina rya Yesu. Dayimoni utuma abantu bamenyera ibyawe, mu izina rya Yesu, kuko rasomye ijambo rabanguba mu gicucu cyishobora byose hazahama mu ihema ry'Uwiteka. Niyo mpamvu dusenze kugira ngo dushyigikire. Urakoze mwami kubikoze, tubisabye twizeye izina rya Yesu Kristo bambwe rimwe gusa, amen. Turagushimiye ko dusengeye, hanyuma turagira ngo utugezeho icyo Imana gutumye mu izina rya Yesu. Gusoma ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro, yego, ibice 12 umurongo waho wa mbere. Yego, reka twasome mu izina rya Yesu. Itangiriro ibice byaho 12 umurongo waho wa mbere. Aravuze ngo Itangiriro ibice 12 umurongo waho wa mbere, titira amagambo bango Uwiteka yohereza Abrahamu i Kanani. Yego. Uwiteka ategeka Abrahamu ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango wawe wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Komeze, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzabe umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Amen. Amen. Imana iguhereze umugisha. Ndumva warasomye. Kweli. Haleluya. Amen. Ariko Imana ishimwe. Amen, amen. Imana igifata n'abatazwi ikabagira bazwi. Imana ishimwe. Hanyuma urakoze kudusomera, dusomye amagambo y'Imana ari mu Itangiriro ibice byaho 12 umurongo waho wa mbere. Imana ishimwe. Bibiliya iravuze ngo nuko Imana ibwira Aburahamu, iramubwira ngo Aburahamu we va mu gihugu cy'iwanyu ujye mu gihugu cy'i Kanani. Amen. Haleluya. Iramubwira ngo siga inzu y'iwanyu, inzu ya so na nyoko, ujye mu gihugu nzakwereka. Iramubwira ngo igihugu nzakwereka nicyo nje guheramo umugisha. Amen. Iramubwira ngo nzogeza izina ryawe, iramubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, iravuga ngo uzakuvuma nzamuvuma, iravuga ngo kandi muri wowe niho amahanga yose, niho imiryango yose izagira gute, izahererwa umugisha. Amen. Impamvu Imana yabwiye Aburahamu ngo ave ajye. Amen. Nuko yabanaga Aburahamu mu gihugu cy'iwabo Imana itashobora kumuheramo umugisha. Amen. Icyambere cy'Aburahamu iwabo bari baratunze nyabingi, kabiri bari baraterekereye. Amen. Gatatu bari barakoze kubizira. Imana ishimwe. Imana irangije itoranya Aburahamu, ariko ibona nk'uko gutoranya Aburahamu, haleluya, Imana itazamutoranya ngo akorere umurimo w'Imana mu gihugu cy'iwabo ibintu bize mbese ari mu nzu y'iwabo kwa se na nyina ngo ibintu bizemere. Amen.
amen. Imana iramubwira ngo Aburahamu we vajya, yamubwiye amagambo abiri, iramubwira ngo Aburahamu we vajya. Haleluya. Tubwira abantu badukurikiye bagira ahantu bava bagena ahandi bajya. Haleluya. Bave mu bizaha, bave mu businzi, bave mu busambanyi, bave mu kuguraguza, bave mu guteretsera, bave mu kuroga, bave mu mashyari, bave mu nzangano, bave mu buryarya. Haleluya. Imana ibwira Aburahamu, iramubwira ngo Aburahamu we, haleluya, va mu bigirwamana by'iwanyu kwa Tera. Mama, birakwiye ngo ugire ahantu uva, va mu bigirwamana by'iwanyu, va mwuko kuraguza, va mwuko gusambana, va mu guteretsera, va mu nzangano, va mu bwibone, va ku miti wacishije uko topaya sinima efo edro. Imana ibwira Aburahamu, iramubwira ngo Aburahamu we, va mu gihugu cy'iwanyu ujya mu gihugu cya Kanani. Imana ishimwe, iramubwira ngo muri we niho amahanga yose hazahererwa umugisha. Imana ishimwe. Impamvu Imana yabwiye Aburahamu ngo ave, mwibuke Aburahamu yagendanye na Loti. Amen. Amaze kugendana na Loti hagera hatacyumva ijwi ry'Imana. Amen. Ariko Loti, Imana Aburahamu amaze kwiyambura Loti. Haleluya. Imana yagendeye Aburahamu ibona akiri kumwe na Loti nta mugisha yabona. Amen. Amen. Hari ukuntu tujya tugenda ariko tukagendana na ba Loti, kandi uri kumwe na Loti nta kintu wakora, uri kumwe na Loti nta kintu wakora ngo cyemere, uri kumwe na Loti ibintu byose birapfa. Amen. Hanyuma Imana igendera Aburahamu, iramubwira Aburahamu abwira Loti, aramubwira ngo Loti we, dore imigabane ngiyi ariko agira uwuhitamo. Amen. Aburahamu akimara gutandukana na Loti nibwo yongeye kumva ijwi ry'Imana. Loti anagabana, yagabanye ubutaka bwiza. Amen. Imana ishimwe. Byarambwiye ngo Aburahamu yagabanye ubutaka bubi bukakaye, ariko akimara gutandukana na Loti. Amen. Bwa butaka Imana yongeye kubuhembura. Aburahamu arahinga areza, kuko hari ibintu hari atandukanye nabyo. Mama, birakwiye ngo ugire ibintu utandukana nabyo. Amen. Amen. Birakwiye ngo topaya sinima ugire ibintu utandukane n'ubusinzi, utandukane n'amahane, utandukane no kuraguza, utandukane no gucisha, utandukane n'ubutinganyi. Imana yambwiye ngo mbwire abantu bakizwe, abantu bagarukira Uwiteka, abantu bashaka ubushuti kuri Yesu, abantu bashaka ubushuti ku Mana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Najya nkubwira ngo iyo umuntu afite ibyaha ntabwo agirana ubusabane n'Imana. Iyo umuntu afite ibyaha ntabwo agirana ubushuti n'Imana. Najya nkubwira ngo birashoboka yuko topaya sinima efo muri wowe hari Imana wimitse, ariko uyu munsi Imana umugore buzikura mu mutima wawe. Wasanga Imana yimitse ari ukuraguza, wasanga Imana wimitse ari ubusinzi, wasanga Imana wimitse ari itabi, wasanga Imana wimitse ari imiti wacishije ukoreraho. Ariko umva ukuntu Imana yabwiye Aburahamu ngo Aburahamu we, siga ibigirwamana by'iwanyu kwa Tera ujya mu gihugu nzakwereka. Iramubwira ngo nzaguha umugisha, iramubwira ngo nzogeza izina ryawe, iramubwira ngo ukuvuma nzamuvuma. Imana ishimwe. Haleluya. Impamvu Imana yabwira Aburahamu guca, yabonaga itazamuhera mu gihugu cy'iwabo, yabonaga itazamuhera umugisha mu gihugu cy'iwabo. Bari barakoze ku bizira, bari barimitse ibizira. Birashoboka ko hari ibizira muri wowe wimitse, ko hari ibizima hari ibizima, hari ibibi, hari ibigirwamana wimitse mu nzu yawe. Birashoboka yuko hari ibizira washyize mu cyumba cyawe, bireko ko hari ibizira ugendana mu ikofi, bireko hari ibizira ukoreraho. Ariko umva ukuntu Imana yabwiye Aburahamu, iramubwira ngo Aburahamu we vajya. Mama, gira ibintu usiga. Kweri. Mama, gira ibintu usiga. Papa, gira ibintu usiga. Wa mukobwa gira ibintu usiga. Munyamasengesho gira ibintu usiga. Mushumba gira ibintu usiga. Najya nkubwira ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa, kandi intwane zibugishamo imbaraga. Imana yambwiye ngo mbwira abantu bashaka ubushuti ku Uwiteka. Washaka ubushuti ku muntu akakuvaho, washaka ubushuti ku muntu akaguharareje akagenda. Ariko umuntu bita Yesu, iyo umushatseho ubushuti, mubana mu ntambara, mubana mu bigeragezo, mubana mu makuba. Haleluya. Imana ibwira Aburahamu, iramubwira ngo Aburahamu we, siga ibigirwamana by'iwanyu kwa Tera. Imana ishimwe. Haleluya. Mama, topaya sinima, uhereye umunsi gira ibintu usiga. Siga ubwibone muri wowe, siga ubutinganyi muri wowe, siga
wapfushije, siga ibigirwamana waterekereye, ujya mu gihugu Uwiteka kweretse, nicyo azaguheramo umugisha. Imana ishimwe. Biharabe nkunda bankunda, kandi abankunda ngo kandi abashaka nibo bazambona. Haleluya. Imana ishimwe. Mbwira abantu ngo n'Imana igira ikimenyane. Nibyo da. Imana igira ikimenyane. Haleluya. Igitaza kugira ikimenyane, Gahini na Abeli bagiye gutura. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko umugisha ujya kurinda, umugisha ujya kuri Abeli. Amen. Bose ntibari abavandimwe, bari abavandimwe. Haleluya. Mbwira abantu ngo icyo Imana ishaka n'umutima umenetse. Birashoboka yuko muri wowe waba ufite amafaranga, ariko amafaranga ntabwo yaguhesha ijuru. Birashoboka yuko waba ufite amashuri, ariko amashuri ntabwo yaguhesha ubugingo. Birashoboka yuko waba ufite ama-etaje ntabwo yaguhesha ubugingo. Haleluya. Yavuze ngo Imana ibwira Aburahamu, iramubwira ngo Aburahamu eva mu gihugu cy'iwanyu, usibwe ibigirwamana by'iwanyu kwatera, ujya mu gihugu nzakwereka. Mama agira ibintu usiga, uyu mugore bagira ibintu reka. Wemera Uwiteka agendere muri wowe, wemera Uwiteka kuyobore, wemera Uwiteka akorere muri wowe. Imana yambwiye ngo mbwira abantu bave ku bintu byose bishingikirizeho. Yesu niwe rwishingikirizo. Birashoboka yuko hari imiti y'abapfumu wishingikirijeho, ariko Imana yambwiye ngo ibyo byose ije kubihindura umuyonga. Haleluya. Ese Imana nikwanga na Satani akakwanga uzajya hehe? Mbwira abantu ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa, kandi intwane zibugishamo imbaraga. Imana yo mu ijuru himbazwa. Haleluya. Birashoboka yuko muri wowe umugabo ari we wimitse. Hoya, ntabwo ibyo ngibyo Imana ibishaka. Birashoboka yuko muri wowe abana ari bo wimitse. Hoya, ntabwo ibyo ngibyo Imana ari byo ishaka. Icyo Imana ishaka n'umutima umenetse. Amen. Imana yambwiye ngo mbwira abantu bongere biyuzuza n'Uwiteka kugira ngo babone amahoro. Haleluya. Imana yaravuze ntimwumva, Imana yavugiye mu muhanda ntimwumva, Imana ivugira mu bana ntimwumva, ariko Imana yambwiye ngo impanda y'Uwiteka iri kuvuga. Kweli. Imana topaya sini maefo raya sire bone drome fo heni maya sikara pawa. Yesu yambwiye ngo ibikomeye biraje kandi bizi abantu. Haleluya. Kuba warasenze cyane udafite gukiranuka, ibyo ntacyo bimaze. Kuba warahanuye cyane udafite gukiranuka, ibyo ntacyo bimaze. Kuba warashubye abantu benshi ibihumbi n'ibihumbi udafishe gukiranuka, ibyo ntabwo bizaguhesha urwandiko rw'inzira, ibyo ntabwo bizaguhesha ubugingo. Imana yambwiye ngo mbwira abantu uyu mugore babiyuzuze nayo kugira ngo babone amahoro. Imana yambwiye ngo uyu mugore bambwira abantu bongere bahindishwe umushyitsi n'ijambo ry'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Imana yambwiye ngo abantu mwongere mushaka ubushuti kuri yo, kugira ngo mwongere mujyane ubusabane. Haleluya. Birashoboka yuko watambikiriye, birashoboka yuko muri wowe hari ibigirwamana wimitse, ariko uyu mugoroba Uwiteka ateze amaboko, kandi mu bategeye amaboko nawe urimo. Haleluya. Biravuze ngo Imana ibwira Aburahamu, iramubwira ngo Aburahamu we, muri we niho amahanga yose azahererwa umugisha. Igitangaje abantu bakeneye umugisha w'Imana, ariko batabanje kuva mu buzaha. Abantu bakeneye umugisha w'Imana batabanje gushaka nyir'ibitangaza. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mubanze mukwetire inkweto zanyu kugira ngo Uwiteka agire gute, kugira ngo Uwiteka abone kubana namwe. Ntabwo Imana igikorera mu kavuyo, ntabwo Imana yatari intambira kibi. Birashoboka yuko muri wowe hari izindi Imana wimitse, ariko garukira Uwiteka. Amen. Ugasanga umuntu Imana imubwiye ubukwe haragiye arayasambanye, ugasanga umuntu Imana imubwiye akazi abanza atanze vasa y'igitsina, nkutangarije yuko akazi katavuye ku Mana. Kabiri, ntabwo kazarama. Isezerano ry'Imana riravuna, isezerano ry'Imana rirarama. Haleluya. Mbwira abantu ngo mubanze mwisuzume, murebe niba mubanze murebe niba nta zindi Imana mwacishije. Yesu yambwiye ngo murabikora ikabihorera, ikagira ngo ihwanye namwe, ariko izabashyira imbere y'amaso yanyu uko bikurikirana. Imana y'abantu, akaga kazi y'abantu, Imana iteje mu gigirimbura, ariko ikibabaje abantu bafashe amatwi bavuniramo ibiti. Mbese turavuga ngo niko byahoze, ariko Yesu araje. Umuririmbyi aherutse kuza umwuka arabaho, ugiye kureba k'abantu bo muri iyi minsi, nikashiba babwiye yuko ijoro rikuze, nikashiba babwiye ko bugiye gucya. Banyiranda bimenyereye ngo ibyo nibisanzwe, akamenyero karaje inkware mu mutebwo, ngo tugiye kwisama amazi yararenze inkombe.
ugiye kureba k'abantu bo muri iyi minsi ikashiba babwiye yuko ijoro rikoze ikashiba babwiye ko bugiye guca banyiranda bimenyereye ngo ibyo ntibisanzwe akamenyero karaje inkware mu mutego ko tugiye kwisama amazi yararenze haleluya topanima efo erayasi abantu mugiye kwisama amazi yararenze inkombe imana yambwiye ngo abantu muve mu buzaha muve mu butinganyi muve mu businzi muve mu kuraguza muve mu guteretsera imana ifashe intara iragosoye imana ifashe kayunguruzo irayunguruye irambwiye ngo hagiye kubaho umuntu wasenze hagiye kurya umuntu wasenze umujyi wa Kigali ugiye kubamo umuntu wasenze hetopa ya sirima imana yambwiye ngo inzara iraje pe nongere mbisubiremo aka kantu imana yambwiye ngo inzara iraje irambwira ngo abantu bagiye kujya bayura uko wayura ugenda nuko wayura no ku butaka ngo ba hetopa ya sinima imana yambwiye ngo abantu mumeze mute abantu mwagenze mute ni iki gitumye mwirara ni iki gitumye mutukisha imana ni iki gitumye musubiza Yesu ku musaraba subiza amaso inyuma urabaho imana yagukuye cyara wari umukene usenga imana izakugirira neza irangije iguhereza itaje irayisoza none etaje wayihinduye nk'amarimbi wayihinduye nk'amarozi imana ikubwira imodoka iyo modoka nawe wirwa mutwaramo indaya topa ya sinima imana yambwiye ngo ibyo byose urabikora ikakwihorera ariko izabishyira imbere y'amaso uko bikurikirana tuvuge cyane ngo amen tuvuge cyane ngo amen imana yambwiye ngo abantu mwongera muhindukire Uwiteka yambwiye ngo inzara iraje ikindi cya kabiri imisoro igiye kurira ni maya sirebone Uwiteka yambwiye ngo intumbi nyire gupfa kandi zishwa n'inzara tugiye kugera mu gihe umwana arira nyina ntiyumve ndi wari uri mu bugongo hagiye kwigenza niko imana yavuganye nanjye abantu mwafashwe ryari abantu byagenze biti imana irangije ibwira Aburahamu iramubwira ngo Aburahamu we va mu gihugu cy'iwanyu usiga ibigirwamana by'iwanyu kwate ujye mu gihugu nzakwereka nicyo nzaguhera mu mugisha iramubwira ngo nzogeza izina ryawe abantu bakeneye ko imana ibogeza bari mu byaha ntabwo bishoboka ntabwo imana igifata ibyo kurya byawe ngo ibihereze imbwa ntabwo bishoboka amen ntabwo imana yafata ibyo kurya byawe ngo ibihereze imbwa wa mushumba banzurebe niba utarimbwa muhanuzi banzurebe niba utarimbwa mudeko niba imbwa imana ishimwe cyane ubana mugiye kwandika komenti ngo natukanye ntabwo natukanye uyu murimo w'imana harimo imbwa sinima efo imana yambwiye ngo mugarukire Uwiteka imana iteze amaboko amen Yesu yambwiye ngo mukizwe imana ibahereze umugisha uri data wa twese mwiza uri imana ikiranuka uri imana yera ufite ubutwari n'ubushobozi ufite uko bigenza ibintu bikemera ufite uko bigenza ibintu bigakunda ayiwe turasenze nyakubahwa imana mu mbaraga z'umwuka wera mu mbaraga twizera tukabona ubutsinzi imbaraga twizera tukabona kubaho imbaraga twizera tukabona mu buzima mu izina rya Yesu Kristo turasenze turi ahangaha mwami kugira ngo udushyigikire iri jambo tugiye kuvuga uriherekeze mwami uzutwegere kurenza uko imyambaro twambaye twegereye kandi turasenze ngo imitima igiye kuryumva nice mu gutwi ngo risokere mu kundi yaba ubujimwami yaba ijambo cyangwa ubuhanuzi unyemerere bwubaka abantu bahindishwa umushyitsi n'ijambo ryawe topaya sinima efo edrome raya sire bone sansoma ko kuri imana igirwana igatsinda baravuze ngo icyubahiro nice nta wundi muzagisangira niyo mpamvu tuvuze ngo mu isi no mu ijuru wubahwe ndetse amavi yose nagupfukamire kuko uri data wa twese mwiza ni maya sire bone drome fo namaze kumenya yuko nta yindi mana ihwanye nawe niyo mpamvu dusenze kugira ngo kwizi kamera umanuka uzuhicare umanuka uzushyigikire mwuka wera w'imana akorere muri nze mwuka wera w'imana nkoresha iby'ubutwari kandi unyemere mukunzi ibyo bantumye kuvuga sinongere cyangwa ngo ngabanye ahubwo unyemerere unkoreshe ko kuri data wa twese
wose mwiza icyo dufashemo ibintu ubwami bw'umedi n'ubuperesi mu izina rya Yesu Kristo dayimoni uvunira abantu ibiti mu matwi mu izina rya Yesu dayimoni utuma abantu bamenyera ibyawe mu izina rya Yesu kuko nasomye ijambo rabanguba mu gicucu cyishobora byose hazahama mu ihema ry'Uwiteka niyo mpamvu dusenze kugira ngo dushyigikire urakoze mwami kubikoze tubisabye twizeye izina rya Yesu Kristo bambwe rimwe gusa amen.